duherukana Ntaganda na Angelique bemeranyijwe guteganya imbyaro. Helene yiyemeza kubwira umugabo we Kindigiti by'umushinga w'ingurube. Byifashe gute? Kurikira umukino. Mwakoze kuza kundeba Ntaganda nawe Angelique. Mwakoze n'ukuri Ntaganda. Angelique yambwiye ko azakubwira mukazana, none amaherezo ndababonye. Mwakoze cyane ndabashimiye. Muke, utagira ngo ntibimutwaye imbaraga nyinshi. Yewe, burya rero ntibiba byoroshye kwemeza umuntu. Icy'ingenzi ni uko mwabyumvikanyeho mukaba mwabifatiye umwanzuro. Hanyuma rero guteganya imbyaro ni icyemezo gifatwa n'abashakanye bombi mu guhitamo umubare w'abana bazabyara n'igihe bazababyarira. Yewe, koko kwiga ni uguhozaho. Nibyo, kwiga ni uguhozaho. Rero mu guteganya imbyaro hari inzira ebyiri abashakanye bahitamo uburyo bifuza gukoresha. Yego. Urumva? Hari uburyo bw'imiti n'ibikoresho, hakaba n'uburyo bwa kamera ari nabwo dutanga hano ku kigo nderabuzima cya Tekano. Ahubwo se Muke, uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro ubundi ni iki? Uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro bushingiye ku kumenya ibihe by'uburumbuke n'ibitari by'uburumbuke biboneka mu kwezi k'umugore. Urumva? Yego. Bushingiye kandi ku kwifata mu gihe cy'uburumbuke igihe abashakanye batarifuza gusama. Hanyuma rero mu nzira y'uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro habamo uburyo bwinshi. Yego. Aho abashakanye bashobora guhitamo ububabereye bakoresha. Hanyuma rero habamo uburyo 9 bugabanije mu byiciro bibiri. Icya mbere ni icyiciro cy'uburyo bugira icyo busaba abashaka kubukoresha. Harimo rero uburyo bwo konsa bakunze kwita mama. Hakabamo uburyo bw'iminsi idahinduka aribwo bakunze kwita uburyo bw'urunigi. Murumva? Yego. Hanyuma hakanabamo uburyo bwo kubara. Hanyuma rero icyiciro cya kabiri ni icyiciro cy'uburyo bugenzura ibimenyetso by'uburumbuke n'ibitari by'uburumbuke biboneka mu kwezi k'umugore. Yego. Harimo uburyo bugenzura ururenda, uburyo bugenzura ubushyuhe fatizo bw'umubiri w'umugore, uburyo bugenzura imimerere y'inkondo y'umura, uburyo buvanga ikimenyetso cy'ubushyuhe n'ibindi bimenyetso, uburyo buvanga ikimenyetso cy'ururenda n'imimerere y'inkondo y'umura. Ari bwinshira. Hakabamo ndetse n'uburyo bw'iminsi 2 aribwo bugenzura amavangingo. Mwabyumvise? Ko numva ari byinshira. Umva, dusobanura ubwo buryo bwose rero tumenye uko duhitamo umukino. Ngaho da, none se ikindi ushaka ko tubwira ni iki Angeli? Uburyo bwa kamera butubwiye, yemwe n'ibimenyetso bigenzurwa. Urumva se atari twe dutahiwe guhitamo ubwo twakoresha? Wa mugani. Gusa numvaga nabaza Mukesha akabazo k'amatsiko. Humura rwose imbaza ndabasobanurira Angeli. Umwana wacu muto afite amezi 4 kandi sindamukurira. Ubwo ntidushobora guhita dutangirana n'uburyo bwo konsa bumwe bwa mama. Ubu buryo rero busaba ko umwana batunzwe n'ibere gusa atararenza amezi 6 kandi utaramukurira. Urabyujuje? Yewe, icyo turagitsinzwa Angeli. None se wagiye ku kazi ntitumuha amata? Nibyo, ubwo buvuyemo. Yego. Rero njye ndumva na Ntaganda twataha tukabiganiraho tukazaza twamaze guhitamo ubwo twumva butubereye. Sibyo? Yambaye inka Rwamwiza. Baye ikibere na. Yewe. Ndume Rwamwiza. Bigenze bite? Enze baye nshyashya rwose. Wabibonye? Yezu nuko nkora rwose. Mbego bwiza. Ewe. Hanyuma rero Bernard. Nizere ko nshashu. Rwamwi. Wankoreye ibintu byiza rwose. Oya nawe birigaragaza. Birashimishije pe. Ariko nyine kimbabaje. Ko ntari bubashe kuguha amafaranga yawe yose. Ngo ikibere na. Ni impamo ya Mungu rwose. Ariko se urumva? Narinzi ko ngomba kuguha kuyu mupanga wagombaga kunyishyura ejo hashize. Ariko yampaye igice. Kuri rwose unyihanganire inshuti yanjye. Wakubwira ibibazo nari mfite nagombaga gukemura. Yakaziraho no kwizigamira. Nawe se ndabigira ntera. Niko umva Rwamwiza di.
wowe ukemura ibibazo byihutirwa andi ni inyaguhuza yazigame urumva nzayazigame se ahubwo urabizi neza ko utazayama mpita nyakoresha ko iyo amafaranga abonetse ibibazo nabyo bihita biziraho cyakora nanone ariko se ko nta kundi nabigenza nshuti yanjye nzayaguhera rimwe se yumvira Bernard yampe mbanze nyakenyerereho ahubwo se ndazaboneka ryari Bernard Sheila amakaroni yashize ko numva aryoshye ibya yose Peter umurataje kandi niba hari n'undi waryoheye ambwiye mbazanire byose byanryoheye cyakora mwakoze mwese kwitabira ubutumire bwanjye inshuti zanjye biranejeje cyane gusangira namwe iri funguro mwishimiye natwe turishimye Sheila David buriya nubwo utabizi ariko mu minsi ishize nagiranye ikibazo na Ntwari kubera wowe Sheila urabivuze kubera njyewe gute se Sheila David nyumva ndakumva mu minsi ishize buriya nabujije Ntwari kongera kugendana nawe kugira ngo utazamuhindura ubundi arangije arabyanga burundu pe aratsemba bituma dushwana tumara iminsi turebana yimwe Sheila gusa reka nkumara impungenge Ntwari niwe muntu wa mbere nabonye kuri iyi si guhindura bigoye uzi inshuro nabigerageje buriya tukiba no mu cyaro ni umusore nabonye ugira intumbero ureba inyungu ziri imbere cyane kurenza ibinezeza by'akanya gato ahubwo ndabona ari ugiye kumpindura amaherezo ariko David rwose kagira inkuru nkindura se gute we wakomeza hari icyo bigutwaye kankwihorere nuko nyine hari ibyo ntavuga turi kumwe n'umushyitsi hano ariko ni ibiki David umushyitsi se utani iyi nguyu niwe utumye ugira ibyo utavuga oya ntabwo ari uko utabivuga ntabwo ari uko utabivuga rwose ahubwo nuko atari ngombwa ntabwo ari ngombwa ngo yihargira muzi yitwa David ariko dukunze kumwita David ni inshuti yacu ajya nyigisha gutwara imodoka akaba afite umwana w'umukobwa mwiza cyane witwa Kesi pita numvira rwose pita arabivuze wane akumane wajya ugira n'ibanga none si ibyo ni ibanga kandi ntabwo uri proud y'umwana wawe koko umva pita Kesi ndi proud ye rwose kuko ni ishema ryanjye tani amakuru sema urabizi kuri mwiza oya nabyo kibazo ariko atayizi bose niba nabimubwira arata ntuzanabimenye ati utazabishingiraho ukirada cyangwa se bikagushuka isi koko nawe sesa nanone mwiza mwana ariko n'icyuki cyangwa se reka mbabwire ni ukuri nishimiye kugira inshuti nkamwe ni ukuri ndabona muhuza murakundana mbese mana yanjye mwarandeze wow ndamubwire tani nawe turagukunda humura ikintu muzi kidasanzwe ni ibyo ari ku rukundo turarugira hanyuma se tani ubana nande yewe se mbana n'ababyeyi banjye na murumuna wanjye umwe hamwe na musaza wacu hanyuma ninjye mfura nyine abandi babiri bo baracyari muri segonderi ese wow none se papa wakora iki tani batari ibanga ndibarije ndumva kubaza n'umutwara si wowe wawe urumva papa nyine afite ubumuga nta kintu na kimwe nyine abasha gukora yakoze kera agisida abagerageze ariko nyine ahora yiyicariye mu kagare ubwo niwe na mama wawe mumwitaho mukita no ku rugo koko sha nyine nawe urabyumva ntabwo ubuzima buba bworoshye ariko kubera Imana byose bigenda neza tani ni ukuri dishi humura turahari ku bwawe guys mureke duhindure ikiganiro sibyo mureke duhindure hanyuma ninde uri bupfundure iki kinyobwa Kaneze Karame bite sha ni byiza papa papa iyo uraho umukobwa wanjye wiriwe neza yego papa niko barumuna bawe bari heza
isimba ari kumwe na mama mu gikoni babuhinja basinziriye. Wiriwe ute mugabo mwiza? Wiriwe neza. Wiriwe. Mbona umwuka uraho udasanzwe. Bimwe byateye mu bakire mugiye kunkorera surprise. Navutse ryari harya. Papa Kanezero rwose. Ubwo se kabakire nyine iyo babikoze bagurana gato. Ubwo ayo mafaranga twayakura. None se nuzi ko abatabishoboye babikoresha kawunga. Kaneze. Ngaho jyanira itara mu nzu nawe wayo mujyane. Ndaje nza n'ibiryo turye mwana wa. Yego. Wayo tugende. Niko se kindigi. Ndakumva. None kutashyira mutaraga byagenze gute. Nkuko ahubwo ndumva nta gahumuro k'urwagwa karimo. Helena. Burya ntago kunkora ibyo bizi imbere buri gihe reka. Nkunda urugo rwanjye rwose ku buryo ntabwo nkwiye guhora mbature businzi. Nibyo ni impamo rwose. Ahubwo no dukore surprise. Ahubwo buriya nuko utabizi. Nujye ubona ntashye nasinze. Ujye umenya ko buriya byangwiririye. Uri inzoga ziranganza cyane pe. Niko uzi ko nshobora gusomaho rimwe risari n'umuntu usogongeje ubundi nkabe byatsi neza neza. Ntabwo nkubeshya rwose. Abe nsetsa kindigi. Yamara rero. Hanyuma rero sheri. Ndakumva. Hari igitekerezo nagize. Igitekerezo. Kanumfashije tugashyigikirana burya nako gacupa kajya ukanga ukiguriye. Utagombye gusogongereza utaguze. Nyamara ndabona atayigusa. Niko. None se igitekerezo n'abana bakibabwiye ko mbona uyu munsi bafite urugwiro n'ibyishimo bidasanzwe. Ngaho konyeta sheri. Bwira nanjye wabona kigwa neza sibyo. Ikindi rero mu rwego rwo gukomeza guteza urugo rwacu imbere ndifuza gusaba inguzanyo mu kimina cyacu. Hanyuma amafaranga bampa tukagira igikorwa cy'iterambere tuyakoresha. Erega burya nakurongoye mbizi koza ubwenge. Sinabikubwira gase. None se sheri. Ndakumva. Urumva icyo gitekerezo nagisubiza inyuma kuko. Siwumva se. Oye reka. Ntabwo nshobora rwose. Gusa ariko hari ikintu ntumva. Uzi ko wagira ngo bampinduriye. Kuva ryari wowe ungisha inama y'icyo gukora here. Nyamara burya kuva na kera narakwemeraga kindigi. Umva ukuntu mpamagaye nk'uko mahoro. Ngo ndakindigi. Ngo nguhamagaye nkande. N'impamvu sheri ntawe rwose. Hafutisha umunezero twifitiye muri uyu mugoroba disi we sibyo. Hanyuma rero mbwira nabasaba amafaranga angana iki twayakoresha iki. None se ubwo nabimenya koko. Ahubwo mbwira Helena wowe ubitekereza watekereje kuyakoresha iki kugira ngo twumve ingano yayo wasaba. Ewe nahe natekereje ko twakora ubworozi bw'ingurube. Ntiwumva se. Nanjye uzikarizo ne natekereje. Ahubwo se mbwira Helena ayo mafaranga uzayasaba ryari ngo ntangire nitegure nubaka n'ibiraro. Ntaganda na Angelique baryohewe n'inyigisho umufasha w'ingo Mukesha yabahaye. Naho se Kindigiti wakiranye ingoga umushinga wa Helena wo korora ingurube, ibi byo ni mahire. Ntimuzacikwe. Ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel. Itambuka kuri Radio Rwanda kuwa kabiri isaa 12:15 z'umugoroba, kuwa gatatu isaa 2:15 z'ijoro no kuwa kane isaa 12:15 z'umugoroba. Kubacikanywe ibi bice byose byatambutse mu cyumweru byongera kunyuzwaho kuwa gatanu isaa 2:15 z'ijoro no kuwa gatandatu isaa 8:30 z'amanywa. Mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube wanditsemo Ikinamico inkingi y'amahoro. Inkingi y'amahoro. Bakunze b'ikinamico inkingi y'amahoro. Hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi wifuza kutugezaho, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 079 81 13 120 cyangwa se 0788 43 52 06. Bitihise ukatwandikira kuri email, adrese ni
inkingi y'amahoro 2023 @gmail.com. inkingi y'amahoro.